Ndabasuje kuri Flow Kitchen and Creative amahoro umeze neza. Twagarutse muri gahunda yacu yo gukomeza kuganira ku mirire kujya tugomba gufata kugira ngo tumererwe neza, kugira ngo biduhe intungamubiri umubiri ukeneye kandi biturinde indwara, ndetse tugire n'abasirikare n'ubwirinzi bukomeye mu mubiri wacu. Tukomeza rero kuganira ku byiza tugomba gufata, tukabisobanukirwa, tukabirebera hamwe kugira ngo nyine tujye tubishyira mu mafunguro yacu ya buri munsi, bityo twirinde indwara kandi turusheho kumererwa neza. Uyu munsi rero nabazaniye urubuto rwitwa ipapayi. Ipapayi ni urubuto tubona ahantu henshi, ndetse benshi baranazifite mu mirima yabo, munsi y'urugo cyangwa se muri jaride. Ipapayi ni ikintu cyera cyane cyane ku butaka bwacu mu Rwanda, ku buryo utapfa kubona umuntu uvuga ko atazi ipapayi. Ese turayarya? Cyangwa se niba tuyarya, turarya tuzi umumaro wayo, uburyo tugomba kuyaryamo n'icyo adufasha? Kubera ko rero ipapayi ari urubuto umuntu wese ashobora kubona, nahisemo ko twabiganiraho kugira ngo mwumve akamaro rifitiye imibiri yacu, uburyo ari ryiza cyane. Hanyuma niba utajyaga unabyitaho, ujye ubyitaho rwose, ufate ipapayi nk'urubuto rw'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka tubiganireho rero twumve. Ipapayi yifitemo cyangwa se ikungahaye kuri vitamine, imyunyungugu itandukanye na za poroteyine. Ibi byose bikaba bifitiye umumaro munini imibiri yacu. Ipapayi yifitemo karori nkeya cyane, 43 karori muri garama ijana. Ni ukuvuga muri garama ijana z'ipapayi usangamo karori 43 nkeya cyane zitagize icyo zitwaye. Ibyo ngibyo bikaba byagufasha gutakaza ibiro. Ku bantu babyibushye bashaka kunanuka, ushobora ipapayi iri mu byo wakwifashisha kugira ngo utakaze ibiro, kubera ko ifitemo karori nkeya. Ibiryo burya bifitemo karori nyinshi by'amasukari, isukari ubwayo cyangwa se ibindi bintu by'amafarine, amabugari, amacapati, ibyo bintu byo bifite karori yo hejuru, ku buryo umuntu ubikunda cyane adashobora kuvuga ngo yatakaza ibiro. Ariko iyo ubonye urubuto nk'uru nguru rufite karori nkeya ukarufata, hari n'ibindi ushobora gufatanya nabyo bikagukorera regime nziza, ugatakaza ibiro ukeneye mu buryo bwihuse. Ipapayi rero irimo kandi irafasha mu gutakaza ibiro ku bantu babyibushye, bitewe n'uko nyine tubonye ko ifitemo karori nkeya. Ipapayi ushobora kuyifata ku isaha iyo ari yo yose washakira. Mu gitondo wayirya, cyangwa se ugafata kasimufi kayo ukayinywa mu buryo bwa ji mu gitondo. Izo vitamine zirimo zikagufasha kwirirwa umeze neza kandi ufite imbaraga. Ushobora no gufata ipapayi nimugoroba mbere yo kuryama. Bifasha muri digestion y'ibyo wariye, hanyuma digestion ikagenda neza, bigatuma usinzira neza utagugaye mu nda. Ni ukuvuga ngo ibyo wariye bitaguhezemo, digestion igakorwa neza mu buryo bwihuse, ibisohoka bigasohoka, ibyinjira mu mubiri bikeneye bikinjira. Icyo gihe nyine mu gifu hasigara hera, umuntu agasinzira neza, ndetse na bya binure bigisitoka nijoro turyamye kuko tuba tutari kubikoresha, nabyo ntabwo byisitoka, kubera yuko digestion iba yakozwe nyine, ibisohoka bikasohoka, ibyinjira bikinjira, stockage ikaba nkeya mu mubiri wacu. Ibyo binure byisitoka bidakenewe ntibibeho, cyangwa se bikaba bike cyane ku buryo bitagira icyo byangiza. Imbuto z'ipapayi rero nazo ni nziza cyane, ushobora kuzifashisha muri digestion. Uko ubigenza, ufata utubuto 3 tw'ipapayi, cyangwa se 2 cyangwa se 4, uko wumva ushaka. 4 twaba duhagije. Igihe wumva wagugaye mu nda, ukawumva wabyimbaganye, wumva ibyo wariye bitakuguye neza, mu mara bitari kugenda neza, wumva rwose kwa kundi umuntu avuga ati nabiriye byamezemo, ibyo nari ndumva bitagenze neza, bimbangamiye. Icyo gihe wafata imbuto z'ipapayi 4, 3 se, ugahekenya, ukatumira. Ibyo bya bindi byari kugugayemo bihita bishira nyine, kuko ziragenda zigahita zifasha muri digestion, noneho transit ikagenda neza. Ibyinjira mu mubiri bikeneye bikinjira, ibisohoka bigahita bisohoka, ku buryo rwose uhita umererwa neza. Murumva rero ipapayi, uretse ipapayi ubwayo,
murumva ko ni imbuto z'ipapayi nazo zifite umumaro. Ndetse si n'ibyo gusa, burya imbuto z'ipapayi hari n'imiti zivamo ushobora kuvura uburwayi butandukanye, cyangwa se ibibabi by'ipapayi nabyo tuzabibonera umwanya wabyo. Ubu turi kuganira ipapayi nk'urubuto rwo kurya, nk'urubuto rutanga vitamine n'indi myunyungugu ikeneye mu mubiri, umubiri ukabasha kugira ubudahangarwa cyangwa se kumererwa neza. Ariko ipapayi nk'imiti tuvura nabyo tuzabiganiraho. Ipapayi ikungahaye kuri vitamine C izamura ubudahangarwa bw'umubiri, ukabasha kwirinda indwara. Umubiri nyine ufite ubudahangarwa n'abasirikare bashyitse ubasha kwirinda indwara, ntabwo akarwara kose kabasha kuwataka uko kishakiye. Ipapayi ifitemo potasiyumu na les antioxidants n'amafibure bigafasha amaraso gutembera neza mu mubiri, bikanakura cholesterol mbi mu mubiri, ndetse bikanagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima n'umuvuduko w'amaraso. Ipapayi kandi kubera ko ikungahaye ku antioxidants n'amaside amine, ifasha gusukura umubiri, igasohora imyanda, ndetse igafasha umuntu no kugira uruhu rwiza rukeye, rwa ruhu rwiza rukayangana. Buriya ipapayi nayo yifitemo ubushobozi bwo gutuma ugira uruhu rwiza rukeye ruzira iminkanyari, ugasanga umuntu ahora asa neza rwose. Wavuga imyaka yawe abantu ntibabyemere kuko babona ufite uruhu rwiza rumeze nk'urw'umwana mutoya. Ipapayi ifitemo ubushobozi bwo kwelimina les cellules mortes ziba ziri mu ruhu. Ni ukuvuga ngo izo selile zigenda zangirika mu ruhu rwacu, iyo zitavuyemo rero nibwo rwa ruhu usanga rwarakanyaraye, ukabona uruhu rutakira uruhu wagira ngo ni igishashi gikomeye rwose, ukabona biteye ikibazo. Iyo urya ipapayi cyane rero za selile zapfuye ziri mu mubiri zibasha kuvamo, zigasohokana n'imyanda, hakabasha kwirema izindi selile nshya. Noneho uruhu aho kugira ngo rumere nk'igishashi gikomeye kiri aho ngaho, ugasanga uruhu ruranyerera rumeze neza kuko rwagize amaselile mashyashya yiremye cyangwa se yikereye bitewe n'aya mavitamine n'aya maseli minero n'ibindi byinshi na za sidamine biri mu rubuto rw'ipapayi. Ugasanga umuntu afite itoto rwose, ahora akeye mu maso no ku mubiri wose asa neza. Ipapayi rero murumva ko ifite ibintu byinshi cyane ishobora kumarira ubuzima bwacu, ishobora kuzamuramo ubudahangarwa tukirinda indwara, igasohora imyanda iri mu mubiri, umubiri ukikorera isuku ukamererwa neza, ikaturinda indwara z'imitima n'izindi zose zishamikiyeho, umuvuduko w'amaraso n'ibindi. Ipapayi igatuma umuntu ahora akeye, ahorana itoto, asa neza. Ipapayi ifitemo ibintu byinshi murabyumva byiza ku mubiri. Reka rero nk'uko twabibonye ko ipapayi ari urubuto umuntu yabona byoroshye mu isoko, cyangwa se natwe tukarwihingira ahantu hose. Ipapayi irahari, ni igihingwa navuga ngo kiraboneka ahantu henshi. Mureke dufate ipapayi ku mafunguro, tuyifate nka mbere yo kurya ushaka kuyifata, cyangwa se nyuma. Twabonye ko ipapayi yafatwa buri saha yose ishoboka, na mu gitondo wayifata ukirirwa umeze neza, nimugoroba ugiye kuryama, mbere yo kuryama nabwo wayifata kugira ngo ifavorize digestion, sinzire neza. Saa sita wayifata ku bya saa sita. Ipapayi ni urubuto wafata igihe cyose uboneye umwanya, kandi kuri buri saha ufasheho ikabasha kugira umumaro mu mubiri wawe. Reka rero dufate ipapayi kugira ngo tumererwe neza, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira uburwayi, buzira amastress no guhangayika, kugira ngo turusheho nyine kugira amagara mazima. Mwakoze cyane gukurikira, naho ubutaha tuganira n'ubundi ku biribwa twafata tukarushaho kumererwa neza. Ciao ciao.